Yes. Komera ukawugirira icyizere ufite utajya wiburira icyizere byagenze bite? Erega ikibazo suko mudahuje idini. Ikibazo cyaba wenda uramutse uranga uri umusore w'imbwa tudafite amafaranga udafite imitungo. Ufite amafaranga ufite imitungo kandi ikindi nuriya mukobwa aragukunda. Please witinya genda ugeyo. Genda ugeyo. Haguruka va muri ibyo ngibyo byo kwitinya. Alpha Sikovi yagerageza kunyereka ko amagazeho ariko impungenge mfite impungenge yuko umunsi umwe ababyeyi bawe bashobora kuzabyanga. Buriya kuva rero aguhamagara akakubwira ati ngwino ukabona ari kubishyira mu gaza. Bisobanuye kuri ya mukobwa shaka yaragera biganije nabi wabo. Barabizi. Jyayo. Bro, ushyikiwe n'ingo aravoma. This is your time. Genda wakira ibyawe. Yeah, inshallah. Reka nyirayo kundaza kuguha feedback. Ugaruka ufite positive. Okay, good. Sawa musimira. Imigisa. Imigisa byere. Ese ko mbona utari hamwe ubwo ni amahoro? Ese ubu waka kanya wibagije ko mfite gahunda y'akazi yihutirwa? Ese ubundi Sikovi yawe ari hehe ko ndewe umushyitsi wagiye no kunyerereza? Mama ari mu cyumba cyarimo kwitegura ariko uko byagenda kose umushitsi agiye kutugeraho. Mwiteguye neza ibintu byose bimeze neza cyangwa araje ducisha imijisho? Mama twiteguye cyane. Imana ishimira. Ariko rero yaza yagira rusa mfite amatsiko ntushaka kubyumva. Sikovi yarantunguye. Ubu yaricaye neza akwereka amafoto y'umukunzi we arangiye yakubwira ngo aranaza. Gusa wabyemeye araza koko? Yaramukweretse se cyangwa no kubikubwira gusa? Oya mama ntago yamunyeretse. Icyakubwira ukuntu nanjye mfite amatsiko yo kumubona. Ariko mama urabizi uburyo Sikovi ameze ntago yakwisondeka. Ndasaba mahano gose wowe. Ahubwo nanjye ndi kumva ari uje. Siko baje. Ngo ariko none ubanza ari Yesu batuzaniye. Genda ukinga muko. Buriya ntiyaravunitse. Mfite amatsiko y'umuntu wa Sikovi rwose. Mama yega yaramukeneye cyane. Buriya niyo mpamvu. Nkurazamuka abanza kunzwe. Yes. Karibu shishi. Yaje. Mama mushitari kugusura. Uyu nguyu niwe mwatumye nica akazi yanjye nkirwanga nkonegereje za makwe. Ariko mwabaye muti. Mama wakwihanganye basi. Ziba. Ntago mugomba kuntesha agaciro ahangaha. Mujye mumenya ko hano ari iwanjye. Ubwo rero yambitse na Yesu. Wigize nka Yesu ngo tugire nguriwe. Niko muko. Ibi ni ibiki nzaniye ahangaha. Uyu niwe mugabo niriwe ntegereje ahangaha. Sikovi imyemerere yanjye ni yaba bantu biratandukanye. Nyuma y'ibyo rero sinshobora kubashyingira. Uranyumva neza? Umva musore nsohokera mu rugo. Gira vuba nsohokera mu rugo. Umugabo wambara amakanzu. Ubwo se uzambara ikanzu nawe yambare ubwo rugo ni bwoko ki? Undi kubera iki mama ashaka kumbuza uburenganzira bwanjye? Si undi uriya ni mama wambyaye cyangwa What? Yalla bi. Ariko Sikovi uratinyuka ukavuga amagambo nk'ayo ngayo? Ariko ubundi uriya ni mama?
wibagiwe uburyo yaturuhanya akaturera turi babiri nta muntu n'umwe afite umufasha ibyo ngibyo urabyibagiwe yego ntabwo mushigikiye ntabwo yakubuza uburenganzira bwo kuba wakundana n'ushaka yaba ari umuyisilamu yaba asengera hehe yaba ateye gute uko yaba ateye kose ariko nawe ntabwo ufite uburenganzira bwo kuba wavuga amagambo mabi nk'ayo ngayo ni ukuri ibyo ngibyo ntabwo ari byo uri kubyumva ugomba kwisubiraho ariko mana yanjye ako buriya niba mama yifasha akanga fiyanse wa Scovia buriya agiye iwanjye azamwemera ariko imyumvire mama afite azayihagarika ryari kuba abantu bakundana umuntu asenga mu idini ry'abayisilamu undi ari umurokore undi ari umukatolike ibyo ngibyo bimutwaye iki ko twese dusenga imana imwe imana ko ari imana mana nzira ntabwo byoroshe sisi ni ukuri mbabarira ntabwo nabitekereje ni agisida Kubwo ndazira iki kuki mushaka kumbuza uburenganzira bwanjye kuki mushaka kumbuza gukunda Jamali si Jamali ndamukunda none se sisi kwe kutigeze umbwira ko sheri wawe ari umuyisilamu kandi uzi ko mama ari umunyedini w'umurokore buri iyo uza kubimbwira kare hose nari gushaka uburyo mbikemura cyangwa se uko nabimusobanurira ibi byose ntabwo byari kuba bibaye ubundi ikibazo ni iki ikibazo ni iki icyarakaje mama ni iki kuri ruriya rwego ni uko Jamali ari umuyisilamu ni uko mutazi uburyo yamfashije uburyo amfasha mu kibazo cyose mpuye nacyo si Jamali ni umwana mwiza sisi humura niba mukundana muzabana nyizera ndaza kureba uburyo mbisobanurira mama sibyo kandi ndabizi neza araza kunyumva yego sisi ndakwinginze mbabarira Jamali ndamukunda Hano waje ryari ko waje ntuvuge bimeze bite bro ntumbwira ko aho wagiye ko bakubenze ntukimenya kuvuga Alpha ntabwo wakumva ibyambayeho ntumbwire ko positive nagutumye atari yunzane wangu nageze iwawe Scovia mama waramfata aramanuka aramvuga ahantu hose wangu ibaze yuko mama we yarahiye akavuga ngo ntiyashyingira umusilamu ibaze nise idini kuba ndi umusilamu bivuga ko nagomba gushaka n'undi muntu ibyo bintu biracyaho muri iyi society dutuye muri iyi se dutuye ibyo bintu biracyaho by'amadini ngo intambara ziraba hirya no hino zose zivanzemo amadini none ngizi intambara zirakomeje bivuye no mu madini birimo birakomeza ngo mu rukundo idini se nayo riragenda ikajya mu rukundo k'Imana yatubwiye ngo ni mukundane itarobanyije ngo uyukunda umusilamu cyangwa akunda uyu nguyu n'uyu Mana turemeye gukunda imitima bro hano ndumva warenganye umubyeyi nagaruka yagomba kwitwara ubuse nge nawe ko turi abavandimwe
wa mugani w'umwana ngo turiye abavandimwe nturi umuyisilamu sindi mukatolike none se hari aho tubangamiranye ye niko mva umubyeyi rwose yakubangamiye bro ubu tuvuge ko amaraso yanjye amwe ari icyatsi ayaho ari umutuku cyangwa se ari umuhondo bitagomba kwivanga bro njyewe ndakumva cyane hano bakubangamiye fa I wish twari no kujyana ntago bari kunkira nagerageje no guhamagara nimero ya Sikovia nawe ntago yitaba aze kwitaba ngo kubera iki ubwo ari influence y'ababyeyi ko byamugiye mu mutwe disi nawe yavuze uko nabigenza anyway kamubwire ucike intege haguruka fight for your love don't fight for din fight for love turumvikana uriya mukobwa aragukunda urabizi nakagukunda aragushyigikiye so wewe ntimwite ibintu by'ababyeyi nibituma urukundo rwanyu ruhagarara ibintu by'amadini byivanga mu rukundo rwanyu genda ushaka uriya mwana w'umukobwa uzahagaruke hano umbwire ko ibintu byakemutse kandi mumeranye neza uri kwita ku byo bavuga bro gendera ku isezerano ry'Imana niyo nama ya nyuma nakubwira igihe nahereye numva ucuragana mu mirimo ya hano wenyine Sikovia intego mama Sikovia yararyamye ntabwo ameze neza ariko Sikovia aratinyuka koko hashishwa nabi agatinyuka akazana umusiramu hano ngo ambere umukwe reka nta n'isoni ntamwitetana n'ibikanzu muzi ko munsuzugura mugakabya none se mama wowe ko wavuye mu bakatolika ukajya mu barokore hari ubwo twigeze tuguta ngo tugusige wenyine erega biriya byose ni ugusenga kandi twese twemera Yesu nk'umukiza wacu umucunguzi umva nyine ko ari ugusenga none se bo ntabwo basenga mama uriya musore ni Sikovia yahisemo umusore ni Sikovia yahisemo umva nkubwira aha n'iwanjye nta n'umwe untegekanga ntabwo jyewe nshobora gushyingira umuntu tudahuje imyemerere ibyo bintu mubyibagirwa munabisiba mu mitwe yanyu nta n'isoni ese ko numva umushyigikiye mama ntabwo yazira imyemerere ye kandi namwe ntimugakabye umva rero mugutumeho ugende umubwire ngo nta mukwe w'umuyisilamu nkeneye ahangaha never mama Sikovia aragukeneye ubu ngubu akabaye umuba hafi ariko urimo kumutererana witwaje amadini nkaho umenga niyo azajyana abantu mu ijuru mama ndakubwiza ukuri Sikovia azabura sheri we ariko nawe uzamubura Sikovia ariko ubu koko pe wafashe icyemezo cyo kundakarira ku buryo twicara ku meza tugasangira tukarya nk'abantu batazi kuvuga kugeza turangije mwana ntega amatwi nkubwire maze iminsi ntekereza nibaza ibintu byinshi cyane nibuka ukuntu Imana yatubwiye ko ari urukundo kandi ko abantu bose bagomba gukundana nsanga narakubangamiye mwana wa uretse n'ibyo kandi na Yesu Kristo umukiza wanjye naramubangamiye narakubangamiye mbangamira urukundo rwawe Sikovia mbabarira ndakwinginze kandi nkuye ku mutima imbabazi ngusabye niba uriya muhungu ko kumukunda nawe akaba agukunda nzabaha umugisha wa kibyeyi
nzi mama ushatse kumbwira yuko unyemereye ngo nkomeze nkundane na Jamali. ndabyemerwa Igo mama umurokozi cyane none se kuniga none se ugiye muri iri joro Sikovi? ariko urukundo ni isazi koko Warugiye? mama Process. Mama ntabwo nari namenye ko bwije, nari ngiye kumureba ngo mubwire inkuru nziza. nta kibazo mwana nta kibazo n'ejo ni umunsi kandi nugerayo uzibuke umunsabira imbabazi. Yego mama. nta mpamvu yo kwiyoboriza imfura yanjye. Mama ni wowe mubyeyi mwiza ubundi ku isi. penisi yo kandi ndakomeje